ndabona igihe kigeze mushiki banjye mubwize kuri. Karine, Oui. umva hano umbwire. Warimo gukora cyangwa muzi? Bwira mukuru wawe aze hano mwese mugane kandi. kwitegura bihagije. Ko nta ntebe muzanye se? Muzanye intebe yacyo nshaka kubabwira. Meze ute se bro? Meze neza. Urakomeye? Siko nta munsi noneho uri muri iki? Ari mu gice ndimo kwibaza. Turanyishe. Nayanguze intebe yacyo nshaka kugira ngo mbaganirize gato. Reka Karina yizane. Nicayeho. Kumura kujya cyane. Kumura kujya cyane. Ngenda biza. Abarabimenye. Arumeze uteze. Aho ngaho si by'akazi. Kanze mbaganirize gato akanashaka kujya tuganira. Bana ba mama. Amanya gupfa hari banga yansigiye. Ariko arambwira ngo nzare bagereze kumaje gukura. Hakuna. Ajya kubivuga nkumva umutima umvandeke. Hakuna nakunda. Biragoye. Biragoye rwose. Ni ibintu kandi bari babaje. Oke ntare. Gusa yasize ambwiye. Urabizi ko njye wamurwajije mu bitaro ndi kumwe na mama wacu. Aje gupfa arambwiye ati imitungo ye yose yasize nzayiba muri kimaje kugera kumaje kuba makuru. Nubwo ngo yakiri umwana ko nta kibazo ntakiza akamaje kumubwenge nawe. Gusa ntabwo nayo muri cyane none ahangaha tabanje kujya kumva icyo mama wacu nawe bivuga. Rero bana ba mama, reka tugende tujye kureba mama wacu kugira ngo tumuganize atubwire icyo mawe yazize. Turabyumva. Nta kibazo, reka mujye muza mujye kwitunganya. Reka tujye kureba mama wacu kugira ngo tubashe kumenya icyo mawe yazize. Ariko rero mama wacu, mama yari umubyeyi mwiza. Yari umubyeyi mwiza cyane. Yafashaga abantu baturutse hirya nyuma abaturanyi bose akabafasha. Kuko mama papa we mana niyo mama baramujijije yuko yatureze papa adahari maze igihe papa yapfiriye 1900 ni kera cyane. Gusa nyine nta kundi tugomba kujya kureba mama wacu tukamenya. Icyanze twashobora kuba baramuhoye imijyi mitungo. Warimo gutera imbere cyane byihuse. Ariko nta kibazo. Reka tujye mu giteye kwitunganya mu ntangane sibyo? Mwanga sibyo? Yanga. Karera kari natangiye tugiye. Uko usize intebe hanze. Nanjye bagiwe kugira ngo se hano hafi. Reka gahunda mu kanya ndi kubona
kunsiga cyane sinzi. Kugeza kuri za rufu hose ahantu hose ntihari ahamama ariko barakodesheje amafaranga y'umushahara hariya hose hose urugero rwo inka za kigali amasirwa niya n'ubwo kuzaye mugende mwafata mutwe ntabwo tuzanya kuhagaruka uzengureke n'ahandi dore nawe haruguru hose nabona hano hatangira kuri rwa rugo rwacu ni imbibi mbere bihana imbibi ariko urana tukazamuka mpaka kino gipangu se ni cy'abaturanyi murabona kino gipangu aba ni abaturanyi kino cy'icyatsi abangaba ariko turakomeza tukazamuka paka kugeza ku iterasi ya 6 iri haruguru terasi 1 2 3 kugenda kugera kuri 6 duhana imbibi rero abana abaturanyi kugira ngo ndake kubaza muzajya mukomeza nyine mu zembeke n'ahandi ko mama yari afite ahantu hanini niyo mpamvu yajyaga afasha abana cyose cyabagamo ibyatsi bagaburira inka. Mere umva yamwibwirira iki gihungu cyawe ngiye kukijyana ku muhanda noneho itonde gato ubwire iki ndakijyana i Kigali sushona ushona ni iki se kandi tega amatwi umwenda wacitse nugushona nukuvuga ngo noshona nanjye nagataye akazi none kari i Kigali ntabwo bizi ndi chef de pondage iki ndakijyana sosha n'umuntu ndiko ngaga go gushona nagataye mu mutwe sobizi noneho subyo bakijyungu cyawe ngiye kukijyana i Kigali se nk'ubu ngubu ngiye ndi chef de pondage sosha n'umuntu chef de pondage yes nukuvuga iki chef de pondage wabaye none wabumeri mu nyumvi chef de pondage ngibyo nibuka ko mu ishuri hari chef na chef te umva wa mupampe wadaye nase uzabujye mu ishuri naga aribyo mwamadage naga aribyo mbwira se chef de pondage ni iki kintu kije kuzandaburiza wowe nukuvuga ngo niba nkujyanye mu gitondo kujya ku ndege ibazo muhungu ntago byumva mere nese wabugiye gutega indege ibaze wabaye yashaka yagiye Burayi yajya Dubai ni ku ndege reka musobanurire ushaka ko nzanjye za Burayi mu gitondo igiti iboko se robyi igitiyo ubwo ze igitiyo ipiki wadaye umungu noneho nashaka kunjyana i Kigali kujya gufata keji byongereho wapi mwana hano mu cyaro n'ubundi nirirwa mpinga ngiye na mere nose n'ubundi Kigali waba unjyanye no gufatira asuka n'ubundi ngo mere njyagitiyo so n'ubundi hano nicyo n'ubundi naba ndi guhunga urumva n'ubundi nicyo naba ngiye sa no none se rubyo brother umva rubyo nibyo ukora i Kigali ntabwo ibyo bintu mbikunze hari akandi kantu gashininga sibavuye hano witwa rubyogo kandi izina nirukujije yewe tega amatwi nkubwira ibyo ndi kukubwira ibyo bya rubyogo ni ibya kera nimubwire ukuntu ngiye kujyana iki gihugu cyawe i Kigali ujya kumuriza indege ibitiyo iki
umwana uragowe niba nawe ndimo no guponda ingotwe kudoza nukuvuga ya ndege y'i Kigali indege wa kintu ahubwo ibindi bintu hari akandi kantu urakazi kambwire nta kibazo neze kumva utangiye kunyumva sha tukimara kugera i Kigali hari akantu ka breakfast urakazi wabyumvishe ngiye kumukiza ubuhungu wawe murabona runo rutoki rwiza uru nguru uru rwose aha naho mama bro ahantu hose habwiwe ni iki ndi mukuru wawe ndi muri nabonye izuba mbere niyo mpamvu nabyibushye hajyaga kurya ibitoki mbega ntajyaga bitema hariya ahubwo se ko mbona hano nta gitoki kiriho cyangwa ntabwo kirakomera ntabwo cyakomera n'ibi bijumba ariko mu bitero ubundi nabaye matije umuntu ibijumba byo ntabwo ari ibyanjye ntabwo twabiteyemo ariko urutoki rwo muzajya muza guca ibitoki mwirire kose nta mugu gusa mwapfa ipfiriya cyane ntabwo uruguru cy'umuhari ntabwo ariko nawe ntitwagenda ariko nabereka hose gusa mbere duhera ahangaha mumenye ko ariho duhera bakakugeza ikiriya ari urutoki ariko rwose rwose urutoki ni hano rwumva mu maguru ni hanini ni hanini cyane natuzadufasha nk'abo mama yajya agafasha uzajya muza muca ibitoki n'imineke imineke n'ibindi badusagurira n'amasoko cyane ubona ariko tuzatunashyiraho na mama wacu tumushyire ubundi tugiye kumusura ariko ntabwo byari kera ntabwo twamushaka tugiye tumuganirize hanyuma ibitoki bye bizagera twihute ugenda abana dore aho ndahibuka hano mama yagurishije amafaranga makeya kigera nyiri umunyeshuri dore nawe ndahibuka hano se hano nawe hari hacu gusa ariko mama yagurishije amafaranga makeya kigera nyiri umunyeshuri nkiri mutoya ariko kuri kugira ngo abashe kundihira ariko nta kundi mama ari bugende gusa yari afite imitungo reba ahantu twavaga harimo isombe ipapayi imineke urabona ukuntu ari hanini ni na hanini imyembe nini ariko nibishoboka nta kundi bari ubuzima rero turi ko twagira uragiye kuba umukire udakira udushyimbo tuno dukaranze tumeze fresh uratuzi ntabwo ari bya bindi by'iwanyu udushyimbo umuhungu araka capati urayizi njya nyumva ntabwo nyumva yego umuhungu yego abantu bavuye i Kigali inaha ni kure koko nusi nta twibera mu cyaro wa mwana cyane mu cyaro kwa Burundi ntabwo rero mama muri mu noneho tega amatwi mubwire ukuntu ngiye ku muhungu wawe ugiye kumukiza ahubwo udushyimbo twa dundi nyine twa mu gitondo uzi ko nakwita komando papa wanjye komando yes ko njya numva wumva kandi kujya kudana bya bindi byawe kunya numva bavuga ngo umusirikare w'umukomando n'ibishyimbo byabaye komando gute ya uri wa mu cyaro n'icyaro cyakugiye mu mutwe koko ariko nawe ndumva warazanye imvugo zabo mu mujyi ta ese kumbwira ngo gikomando ko njya ndeba wiba papironi murezi ujye gukurikira meri wawe umva mbanze nkubwiye ukuntu ugiye kugenda ako kantu kavuyeho bakita breakfast yego nako nagataye mu mutwe mwarimu wawe kwigishaga yaragowe okay noneho sasa ureba ko najyaga mbo wa mbere ibyo ni ibya kera muzi inyuma kure uri itagirwa bisi taramenya ibintu biko Kigali muri kutwikira sheninga niyo mpamvu nje kukujyana se bro ntabwo turahagera cyane turahageze rero hano ako hasabe nibuka hariya na dore habuze ari kwa Kabera kwa Kabera umusaza nayaga numva mama muvuga Kabera umusaza wari inzobe ubyibushye ufite ibigango ndamwibutse dore hano niho hahoze ari iwabo cyane muze twihute ndashaka kugenda aha ngaha tugiye hano niho turahageze no kwa mama twirukanka ariko murashya nk'abakobwa se ugenda gaho mu kibuga
uzi ko na Fundi namugenye keje ariko nkibaza impamvu niriwe mushakisha uraho uri mu mandazi wamugejeje i Kigali keje uvuze ngo ye umwana wanjye nkamaze iminsi ndamubona kumbi ngo muraho none ikindi kandi chef de Pondai chef de pond niwe wamugize chef de Pondai ohoho ntago ari ibyo ubu ngubu umwita Gwesa wowe Gwesa yego Gwesa se ni iki muri mu giturage koko unabyo ubarahara aryoshye ameze neza mu mujyi wa Kigali naho urasamye wowe Gwesa nari kwishima ni izina bahise bamuhasa cyane tenda wa kintu ako nakazi karyoshye mu mujyi wa Kigali Gwesa Gwesa pe ikindi kandi amadongo wowe amadongo naho uraho iruhande rwa Meri nibyo ushaka kujya gukora uyu kumujyana ku ndege ewan urava ku isuka ujya kubarwesa dongo ni ku ndege indege naragiye kuba umupilote afite akazi kenshi cyane azaba n'umupilote ari azakoresha igitiyo amapiki oya cyane umva mwana wanjye ntabwo wabyumvishe barasaze cyangwa ngiye nkoresha igitiyo niki ariko shasi ukuntu nawe mani mishike niregwa minga hano haruguru sinkoresha ibyo ntabwo ari ikintu nshatse kukubwira jye mu mujyi wa Kigali mwese mu mujyi naho bakoresha amapiki reka sha Rwesa abanza bakorana akazi madongo kandi Rwesa madongo koko urabizi ibi nibyo umwana wanjye yagiye ubu nibyo watwariye muri umuna wanjye kuba Rwesa madongo ntabwo ushaka ko nkujyana i Kigali ngiye i Kigali kuba Rwesa madongo chef de Pondai Getman urahitamo iki ako ni akazi keza karyoshye mu gihe Getman ntabwo mubizi Getman ni iki Rwesa madongo ni iki Getman ni iki sobanura hano rumwe noneho amadongo na Getman ariko mugabo wanjye ako ni akazi keza kagira inkuru akazi keza ni akazi keza cyane amagabo ndetse wanaye muri uriya rugo ngenda genda umurinzi w'urugo rwawe umva reka nkubwire aka kanya tuvugana nshaka ko dusubira i Kigali aho waruje nahabonye aho buri nakubonye ntabwo ndi bugusige turajyana i Kigali urumva narakumenye ntabwo ngenda umurinzi w'urugo rwawe ntabwo ngusigarira ku rugo buri munsi turajyana mama mbega utunyorogoto hano umuti ubu nanjye badushyira hano mwe mutwanjye bigakunda ese mukobwa umva gato utu nijye dushyiramo nawe natugushyirishagamo udushyiramo umva yewe uyu ni umugore wawe cyangwa ni ahubwo tugende ariko reka mubaze ubundi winjira mu bantu nkatwe ujure umugabo niwe nje ndeba kuko niwe nari nkeneye niwe wari ukeneye ntabwo wari ukeneye no kudusura wape rero ntabwo ari uko twebwe iwacu mu muco tumeze usanga aho abantu bicaye ukabasuhuza njye kureba umugabo wanjye mbese ibibazo byawe turabizi ku buryo waje utujugunya mu bibazo byawe nari mfite agahinda kanjye naje ndeba uyu nguyu ahubwo acishwa tugende wa mugabo we tugende ntabwo ndi bugusa